abantu batazi John, uyu ni John wa Eva. Mwumve nukuri ko ubwanje we warugeze ahantu ku byaha byawe reacting ugashaka kunyicira mu nzu yawe ukampatisha amenyo ugeze ku rwego utabasha no kunkubita igipfunsi nk'umuntu w'umugabo kanirya amenyo. John nguyu. John ni gute bashyize iyi audio hanze? Aha kanya mu rutugu rwanjye ngira inkovu z'amenyo yawe. John What? Uyu mwana ufite uburanga gutya agendana inkovu mu mugongo z'amenyo mani. Nyuma y'iyi nseko n'ibi byishimo by'uyu mwana w'umukobwa afite ibisebe, afite inkovu mu mugongo. Uyu John amakuru yangezeho n'impamvu ubona iyi audio igiye hanze, yashyizwe hanze na John ayihereje inshuti z'abana, ariko John ugira inshuti mbi, ufite inshuti nk'izamuyango. John uyu muri kureba muri screen ngo yahise afata telefone ahita hamagara umuntu bita Nyasafari. Aramubwira Nyasafa, yambu. Undi ati yambu cyane. Ati nitwa John. Ati ndakuzi, ufite ubwanwa. Aramubwira ati ubu turi kuvugana umugabo wawe Nzungu ari kukurongora umusigarizwa w'umuntu bita Eva. Ati ringiri sinkubeshya ni umugabo, ni umugore wanjye cyangwa ex wife wanjye. Nyirasafari ntabwo ukiri umugore. Amakuru mfite kugira ngo John aremereze inkuru, turi kumwe, kugira ngo John aremereze inkuru, ntabwo yabwiye Nyirasafari ko Nzungu arongora Eva gusa, ahubwo yamubwiye ko yanamuteye n'inda papa. Twumvikane. Nyirasafari aravuga ati nakufa. Urumva? Nyirasafari aravuga ati ndapfuye. Aravuga ati ntabwo uyu ni uwacu ntiyombesha. Abantu batazi John, uyu ni John wa Eva. Mwumve nukuri ko ubwanje we warugeze ahantu ku byaha byawe reacting ugashaka kunyicira mu nzu yawe ukampatisha amenyo ugeze ku rwego utabasha no kunkubita igipfunsi nk'umuntu w'umugabo kanirya amenyo. John nguyu. John ni gute bashyize iyi audio hanze? Aha kanya mu rutugu rwanjye ngira inkovu z'amenyo yawe. John What? Uyu mwana ufite uburanga gutya agendana inkovu mu mugongo z'amenyo mani. Nyuma y'iyi nseko n'ibi byishimo by'uyu mwana w'umukobwa afite ibisebe, afite inkovu mu mugongo. Uyu John amakuru yangezeho n'impamvu ubona iyi audio igiye hanze, yashyizwe hanze na John ayihereje inshuti z'abana, ariko John ugira inshuti mbi, ufite inshuti nk'izamuyango. John uyu muri kureba muri screen ngo yahise afata telefone ahita hamagara umuntu bita Nyasafari. Aramubwira Nyasafa, yambu. Undi ati yambu cyane. Ati nitwa John. Ati ndakuzi, ufite ubwanwa. Aramubwira ati ubu turi kuvugana umugabo wawe Nzungu ari kukurongora umusigarizwa w'umuntu bita Eva. Ati ringiri sinkubeshya ni umugabo, ni umugore wanjye cyangwa ex wife wanjye. Nyirasafari ntabwo ukiri umugore. Amakuru mfite kugira ngo John aremereze inkuru, turi kumwe, kugira ngo John aremereze inkuru, ntabwo yabwiye Nyirasafari ko Nzungu arongora Eva gusa, ahubwo yamubwiye ko yanamuteye n'inda papa. Twumvikane. Nyirasafari aravuga ati nakufa. Urumva? Nyirasafari aravuga ati ndapfuye. Aravuga ati ntabwo uyu ni uwacu ntiyombesha.